Mwiriwe muga. Mwiriwe. Nje hano rero nkugana mfite ikibazo gikomeye cyane kandi bambwiye ko ari we wamvura. Iri joro narangize gutya nkora amahano njya kana ko nakana gakuru ariko kuva ubwo ngubwo kuva mu gitondo akimara kugenda merewe nabi sindi kwihagarika byanze neza ndi kubabara ahantu hose umuhungu wanjye yabyimbye sinzi ikibazo nagize kandi byahise biba byabaye mu gitondo. Aha ntabwo wakoze imibonano idakingiye. Nuko rwose wabimenye. Kubera iki? Hari umwana ubona ari mwiza nibyo nabikubwira rwose. Oya icyo cyo kuvuga umuntu ni mwiza abeza ni benshi ariko kandi nanone ibishashagirana byose ntabwo aba ari zahabu. Mbere na mbere ugomba kujya witwaza kano kantu kakaba mu mufuka wawe. Nese ko yaje nijoro nari kugakura. Nubwo bimeze gutyo uwo ni umutezi. Umutezi? Ni umutezi warwaye. Nujya numva bavuga? Ni ukuvuga ibimenyetso by'umutezi. Kujya kunyaruka babara. Nuko ntubaze. Hakazaho amashyira. Ndetse nko mu minsi 2-3 wawandu udashobora no gutambuka akaguru ko gakora ku kandi. Ubwo rero umuti wawo nguyu ni uvura. Ni ubivura. Uvura umutezi. Uvura umutezi, ama infection y'amoko yose, nubwo waba ufite ifumbi na amibe, nubwo waba uri wa muntu utagira apeti yo kurya umuti ukubiyemo imiti ikora kuri buri burwayi bwose. Umuti ngugurisha 20,20. 20 y'amanyarwanda. Ariko twara uwo muti naka kantu ntugasige. Ntago nagasiga. Ukagenda na mufuka wawe nkiranga muntu nkuko utakuva ku ikofi. Noneho muga akabazo k'amatsiko. Uyu muti se ndapfundura mpite ngugotomera rimwe cyangwa ngunywera aho ngaho ari ikitonderwa. Uko bawukoresha ibiyiko 3 mu gitondo saa 6 na nimugoroba uwo muti uhura n'icyumweru kimwe cyose. Tension y'ikintu kitonderwa ugomba kwirinda mu gihe uri kunywa uwo muti. Inzoga ugomba kuzihagarika. Waba n'itabi naryo ukaba urihagaritse. Aha ni cyiza. Ariko inzoga zigomba kuzihagaritse kumara icyumweru uri kunywa uwo muti. Itabi ryo nzi ko ntarizi ariko se ikindi uvuze ngo ni inzoga. Inzoga nkayihorera se ukayihorera kumara icyumweru ntarikoza mu kanwa cyane rwose. Umukobwa ngarampemukira mbega umukobwa ngarampemukira we umunsi wakwira se ahubwo ubwo se iryo joro rirake cyangwa inzoga yabikozemo hano wenda kuryo ntari buyikenere. Ubwo urahitamo kimwe kugumana uburwayi bwawe cyangwa kunywa umuti uburwayi bugasohoka. Umuti wo kunywa ni ngombwa 20,20 ni byinshi n'uburwayi nabwo kandi nabwo burambabaje ariko nanone ubwo se iminsi 3 yonyine ntibihagije. Iminsi 3 birashoboka ko uraba wakize n'ubwo buribwe n'ubabarutse nzahitana nawe wihorera ariko ugomba kunywa kiro ukayimara kumara icyumweru. Koze cyane kode wishyuriraho. Kode yewe. Aha nyafiteho aya muganga asajyabura kuko amafaranga ntabwo tukiyafata mu ntoki. Ndabizi akwirakwiza uburwayi bugiye butandukanye. aya muganga ntajya abura ngaho mbwira kode. Andika. Nanditse. Kanyenyeri 182. Kanyenyeri 182. Gatatu. Akanyenyeri 0 akanyenyeri 12 18 68 urwego. Ubwo ndongeraho urwego ushyireho umubare w'amafaranga ugiye kwishyura 20. ndahita mbona message hano. Ibaruyeho nde? Muganga Muravumba. Nabibonye. Urahita umona nimero nyitware noneho kugira ngo nzajye nkurikirana uyu muti ariko rero nanone ahantu wambwiye numva ntazashobora. Iyo minsi ntabwo nayimara ntaranywa inzoga ariko iminsi 3 irishira nta kibazo biroroshye namaze gukira nimero kuba mwihoreye nkaho bika. Ugomba kunywa umuti ukawumara aba ariyo kiri. Uma nimero noneho ngende andika 078 03 56 44 ukaba wagezeyo. Natangera muganga Muravumba. Yes. Atoto ntabwo nadusiga sha yantugira. Tutuntu ni ingenzi nako kaga wagiyemo nuko utarudufite. Hari umwana uzukabona arahiye muga we ntabwo bezi ntabwo urarya abana nkandi. Ugomba kujya tugendana nkiranga. Umwana uzukabona ntabwo wamushyiramo aka kamari muga. Oya sida nabipimishwe izisho cyangwa n'izindi ndwara. Kido byabitse ko kutakinyitaba byaje kugendekera bite? Barwaye mwana. Byagenze naherutse cyagihe kiri wanyaze kunsura nawe uje ngabaherekeza mbageza ku muhanda uramubwira kumugeza imbere byaje kugenda bite? Kutakinyina nawe ntabwo akinyitaba.
sheri wawe ajya umukobwa twavanye iwawe n'isheri wawe yari yagusuye ngo ugiye kumugeza imbere umutsindagiza yari yagusuye yari yasuye none se yasize nasanze mwabyutse cyangwa ntabwo mwaryamye yego uzakomeze ukunde byagenze biteze ibyo yankoreye ntabyo uzi ni ibikize ubuse urareba nsetse sha byihoreye nta makuru ufite mbwira mwihorere bimeze bite sheri wawe niba umushaka akira umushyirire ibi ngibi ndabona handitseho ngo umutezi ese si umuti wawe ntabwo mvuye kwa muganga mbese bihurira he n'ibyo mubaza acuruza imiti acuruza umutezi akuva ryari byihorere usa ntabwo yarayaha uzi ibintu byambayeho akimara kugenda mu gitondo ntumbwire ko kidobya oya ntumbwire ko waryamana na sheri wanjye nese umutezi nawunyweye mu ibere cyangwa nawunyweye mu mazi kidobya hari ibintu tutakumvikana ibyo bintu byabaye ako icara hasi ushyira agapira hasi nkubwire reka nkubwire nyine ukuntu bimeze nkubwire ukuntu ibintu bimeze ahubwo nawe niba mukundana sobanukirwa none se ubu ngubu ibintu nibyo byagenze bite nsobanurira nyine wakishima ari wowe ugiye gusoma kuri iri funguro se byagenze bite nyine nuko nta kundi umuntu ugenda yandarika imitezi yiwe hari n'ukuntu ari mwiza ubwo ni wowe umuteye rero ntabwo yarwana nganjye urabona nari mutaraga nari muryerye ubwo warivuje nyine oya ntabwo mbyumva gute se n'ukuntu ari inzoba ari igikobwa cyiza ari igitesi kitavuga kidobya aho niyo kwanduje na sida ipimishije sida yego harya sida nayibaho ni ukuri kw'Imana warayipimishije aya ndabyibutse ntabwo virusi ebyiri zakwinjira mu mubiri rimwe birashoboka umutezi ntabwo sida irimo birashoboka cyane ahubwo se wibutse kujya kwipimisha muganga nta nama yakugiriyeho ijyanye muganga muravumba se muganga muravumba yampaye umuti arambwira ngo njye no kwa muganga wa kizungu nawe ngapime muganga muravumba yampaye n'utu tuntu yego ya cyane ahubwo uzi n'ikindi barakura mu narisheri wawe utu tuntu we tujyane n'ubundi we ntabwo uzadukoresha kuko njye sineze kumusubiraho nuko se kidobya wowe nibyongera ko nzi ko ukunda agacupa bizagenda bite tuvuze ku gacupa byo ndabika kuko karankuba kakankubirana ahubwo kidobya reka mugire inama byuka kare kare ya rubika no kwipimisha kwa muganga ntabwo ntambuka nawe urambwira ubu se ihangane utsindagize ugenda ujye kwipimisha sida kuko ashobora kuba yarakwanduje ubundi se yaba yaranyanduje bwo nawe kandi ikindi nawe ngomba nawe kumugira inama sibyo kuko nawe niba yarakwanduje ashobora kuba nawe atabizi icyiza yes ni umuntu yamuburira nawe akajya kwipimisha sibyo niko bimeze yego kidobya ariyo mushobora kuwucika muri n'abandi aho yagenda porofeseri wowe n'umukobwa wawe mugenda nyine aho kwangereza reka njya kumureba kidobya genda umugire inama iyo mitezi agenda atera abantu atambagiza ntabwo ari iterambere dukeneye ihangane hano ufashe uwo muti neza ihangane mba niteye icyuma ni ukuvuga ngo nzagusura zasura urebe ko napfuye cyangwa nakize ariko uwo mukobwa ugenda utambagiza imitezi nk'aho uzabona ko n'abazunguzayi twabaciye kuzunguza umutezi wazabiveho ni mu nzira sawa sawa turi kumwe dore gahunda yo kurangiza vuba yakomeje kumara ikibazo icyo ni ikibazo gikomeye cyane rwanjye rugiye gusenyuka ahubwo amahirwe ni uko wikurikiranye hakiri kare abenshi usanga abagore bararubasizemo ugasanga barigendeye kandi ikibazo giturutse kuri weho kandi mu gihe cyagakemutse ndetse bidatwaye n'iminsi ahubwo wowe watinze kugera hano ntabwo wari ufite amakuru yaho umuntu abimbwiye umunsi mu gitondo nyine mpita nzanira iyi miti mba nyifite dore iyi miti yombi nikora kuri icyo kibazo uyu muti wawita tera imbere mugabo ukaba uvura indwara zikurikira ugucikiriza ukurangiza vuba ufite imisemburo mikeya mu mubiri utagira santima uyu muti ukora kuri ubwo burwayi bwose aka ngaka nako ukanywa mu byo kunywa bishyushye mu mazi ashyushye mu cyayi cyangwa mu gikoma ufata ikiyiko kimwe ugakoroga mu itasi y'amazi cyangwa y'icyayi cyangwa y'igikoma ukanywa mu gitondo na nimugoroba nako ngako gatuma ya misemburo yagabanyutse igenda yiyongera ikongera ikagaruka kagatera n'ubushyuhe mu mubiri ugashobora kugira santima iyi miti yombi irahagije uyu urawunywa uzagaruka ku wundi munsi nk'uyu gufata
umuti wa kabiri uzagarukira kuri doze 3. Ni ukuvuga imiti fagitire yayo 20,000. Ukwishyura ko ni ukwishyura kuri momo, ntabwo amafaranga tukiyafata mu ntoki kubera atera uburwayi bugiye butandukanye. Kode 182 akanyenyeri 3 160 akanyenyeri 12 akanyenyeri 18 urwego. Amazina barakwereka Muravumba, muganga Muravumba. N'akamesaje ndakabonye. murakoze bishobora kuva ku masegonda 30 byibura kujya ku minota 3. Ni ukuvuga mu minsi 2 cyangwa 3 urimo gukoresha uwo muti urabonye byinshi bihinduka pe. Uzampamagara no kuri telefone uzambwira. Benshi ndabavura bafite icyo kibazo ugasanga umuti yawuguze makeya ariko inyiturano banzaniye cyangwa ishimwe banzaniye ugasanga nzaniye inka, umuhaye isambu, ikibanza kandi ari akantu gatoya pe namukoreye. Urakoze cyane mugare kandi oke injire n'abandi. Urakoze. Yego urugendo rwiza.